Guhaye ikaze no kukwifuriza ibihe byiza ukurikiranye ibiganiro by'ibihe TV show ndetse Imana Jean Bosco nkuko tugenda tubana mu nkuru zigiye zitandukanye. Uyu munsi tariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 ngusaniye amakuru ya showbiz cyangwa se amakuru abari ku bice bigacika mu bijyanye na showbiz. Akenshi gunda kugaruka ku nkuru z'urukundo n'amakupure yo mu Rwanda. Ninjye wibasiye amakupure yo mu Rwanda cyane cyane ku bijyanye n'inkundo. Icano ni ibihe TV show tugiye kubana nakwibwiye tugitangira ndetse Imana Jean Bosco ninjye tugiye kujya tubana mu makuru ya buri munsi kandi amakuru agezweho, amakuru y'abastari, amakuru yose avugwa hirya no hino, ngira ngo yose ngendanya kuganiriza. Uyu munsi twerekeje muri football, ngira ngo uyu nguyu mukibona isura ye abenshi muramuzi kundusha abakunda cyane cyane umukino wa football, umukino w'umupira w'amaguru. Ejo nibwo harangizwaga nako umusibe, ejo nibwo habaga umukino wahuje amwe mu makipe yo mu Rwanda akomeye cyane, amakipe azwi nka Yes Kigali n'ikipe ya APR FC, ngira ngo zarakinnye. Uyu musore rero ngiye kukubwira yagaragaye muri aya makipe yose ngiye kukubwira, ariko yaje kumenyekanira cyane mu ikipe ya AS Kigali. Uyu mukipe rero, uyu mukinnyi nako ngiye kukubwira ibi byamuranze byo ni byinshi cyane, kuko bamwe mu bakobwa bagiye barwarira indege uyu mukinnyi. Uwo musore ngiye kukubwiraho ntago rero tugiye kuvuga ku bijyanye n'imikinire yo mu kibuga, ahubwo tugiye kugaruka ku buzima bwe bwo hanze. Amazina ye yamenyekanye rero mu kibuga akabazwi nka Kimenyi Yves. Kimenyi Yves ku munsi cyangwa se mu mwaka wa 2010 ubwo yakiniraga ikipe ya Rayon Sport mu mukino wari wabahuje n'ikipe ya APR FC yari kuri stade Nyamirambo. Uyu musore agisohoka kuri stade byabaye ibintu bikomeye cyane, kuko nyuma y'uko binjira mu modoka ngo berekeza aho batuye mu macumbi yabo y'abakinnyi, uyu musore yabanje kwakira bumwe mu butumwa yabwirwaga n'abafana bose bamusaba kuba yajya kuvugisha umukobwa wari urwaye ndetse yanarembye wari uri hanze ku marembo ya stade Nyamirambo. Uyu mukobwa yari yituye hasi, yari ameze nk'umukobwa warwaye igicuri, ariko none ubona yuko nyine hari amagambo menshi yari ari kugenda avuga kuri uyu mugabo bita Kimenyi Yves. Kimenyi Yves rero yarwaje umukobwa kuko yari arwaye indege, kandi babona yuko kugira ngo akire ari uko babona uyu musore bita Kimenyi Yves. Ni umwe mu basore rero bakunda gukurura abakobwa kenshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ya Instagram ndetse n'izindi nyinshi agenda akoresha, afurowinga n'umwe mu mubare mwinshi w'abakobwa benshi cyane. Akaba ari umukinnyi witwaye neza rero haba mu ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi rero akaba akundwa n'abakobwa batari bakeya. Uretse gukundwa n'abakobwa benshi cyane rero, Kimenyi Yves yaje kwerekeza amarangamutima ye ku mukobwa mwiza cyane w'umunyamurenge Imurenge, ngira ngo murahazi. Maze uyu musore yerekeza Imurenge yikurira y'umwe mu bakobwa, aravuga ati uyu niwe ukwiriye kuba umufasha wanjye. Nyuma bidatinze mu mwaka wa 2020 Kimenyi Yves yatangaje umunsi uzaberaho ubukwe bwe n'uyu mukobwa yari yamaze guhitamo, maze yakuruhushya mu ikipe yakiniragamo. Icyo gihe yarayerekeje mu makipe yo hanze y'igihugu, ntabwo yaragikinira mu Rwanda, maze asaba uruhushya kugira ngo yerekeze mu gihugu cye cy'u Rwanda cyamubyaye, kugira ngo abashe gushyingiranwa n'uyu mukobwa yari yihebeye. Maze bidatinze uyu musore ahabwa uruhushya, atega indege yerekeza ku kibuga cy'indege Kanombe. Yahageze saa 4:30 z'umugoroba. Uyu musore yaraje guhita yambikana impeta no gukora ubukwe bw'agatangaza n'uyu mukobwa yari yikundiye. Bidatinze rero uyu musore ndaza kukwereka amafoto ye menshi n'uyu mukobwa bamaze kwambikana impeta ndetse bari no gusezerana imbere y'Imana. Uyu musore yahise akora ubukwe. Nyuma y'ibyo ngibyo byaje kubabaza wa mukobwa ari wamurwariye indege, abonye yuko uyu musore yahisemo undi mukobwa bagiye kubana ndetse bakaba bagiye no gukora ubukwe. Ni ibintu byababaje umukobwa nk'uko nabikubwiye. Umukobwa biramubabaza cyane. Nyuma aza no kubona video y'ubukwe bwe, ngira ngo umukobwa yenze kugwa muri koma, ariko Kimenyi Yves we ntabwo yigeze akunda uyu mukobwa wamurwariye indege na gatoya, kuko yabifashe nk'ibintu bisanzwe, ahubwo agenda ahatwa ibibazo na bamwe mu banyamakuru. Abamubaza ati se niki uteganya gukorera uriya mukobwa kurwariye indege? Ese uzigera umuba hafi cyangwa se uzajya umuvugisha mu
mu buzima busanzwe, kuko uburyo tumubona tubona ashobora no kuba yaba umwe mu bantu baziyahura cyangwa se bagapfa bishwe n'urukundo bagukunda. Kimenyi Yves yasubije ikibazo aravuga ati abantu bankunda bose nta kintu nabona nabafasha uretse kujya bareba amafoto yanjye n'inkuru rusange bakishima. Ngaya mafoto rero yagaragaye ubwo yasezeranaga n'umukobwa yari yarakundanye nawe. Ngaya nguko rero uko ubukwe bwagenze, maze Kimenyi Yves mu ruhushya yari yatse rw'amezi 2 asezerana n'uyu mukobwa imbere y'Imana ndetse n'imbere y'ubuyobozi, maze bamaze kubana nk'umugore n'umugabo. Kimenyi Yves yongera gusubira mu buzima bwe bwa buri munsi, yongera gusubira mu kazi ke ka buri munsi kamuhereza amafaranga, ariko kazi ko gukina umupira. Umubonye kuno ni wamenya ko ari umustar ukina umupira, ahubwo ushobora kujyana ni bamwe mu basitari b'abahanzi. Ni umusore ugaragara neza cyane, nagakunze kuvugwaho imvune za bamwe mu bakinnyi nk'imvune muzi zikunda kurembya bamwe mu bakinnyi bo mu kibuga. Ni umusore ukunda kwitwara neza cyane. Rero ngayo amakuru ya couple ya Kimenyi Yves n'urukundo rwe kugeza ubu ngubu mu mwaka wa 2024. Ngiye tubana mu nkuru mwizi ngizi, urabona ko ni umuryango wishimye cyane kandi ubanye neza kugeza ubu ngubu. Andi makuru rero nk'aya ya showbiz kandi avugwa ku rukundo ndetse n'abasitari uzajya wagezweho nanjye Nsabimana Jean Bosco. Ni buri munsi mu kiganiro nk'iki ntabwo uzajya mbura. Icano ni Ibihe TV show, weho urakanda subscribe ku kajambo k'iburyo ubundi tujye tubana mu makuru ya buri munsi. Reka mwifurize gukomeza kugira umunsi mwiza cyane, no kwigira ibyishimo nyine kuko ari byo bituranga. Nimba nawe utameze neza kandi reka nkubwire ngo Yesu araza kubigenza neza, wowe komeza ubane natwe wihanganye, Imana iraza kubikemura. Ciao ciao.